tubashimire mwebwe mwese abantu mudahwema kubana natwe uko bukeye nuko bwije. Tubabwire ngo Imana y'amahoro ibaho umugisha. N'ubundi iyi ni yacu yanyu Mos TV, turabakunda kandi tubabwire ngo tuba turi kumwe namwe uko bukeye nuko bwije. Hanyuma rero tukubwire ngo wowe ukunda kubana natwe kola subscribe, kandi muri izi update ndetse no mu biganiro tuguha uko bukeye nuko bwije ujye wibuka kubisangiza abandi. Tudatinze rero tugarutse mu cyo bita update y'uyu munsi. Ni inkuru zitandukanye zidasanzwe ariko zibanda mu itorero ADEPR. Uyu munsi turakorera mu ngingo z'ibitekerezo by'abanyetorero cyangwa se abayoboke b'itorero ADEPR, ndetse hamwe no gusubiza iby'abantu benshi bavuzeho muri commentaire z'ikiganiro cy'ubwashize. Hano izi update zikubiye mu ngingo 9. Ingingo ya mbere iravuga ngo amashuri atemewe na leta. Aba bakozi b'Imana bizemo, ariko ADEPR yo yababwiraga ko yemera nta kibazo kandi ko nta handi bazajya kudepoza. Ingingo ya kabiri ikavuga ngo kaminuza leta yahagaritse yitwa FATEC, nyamara ngo andi matorero afite za kaminuza atanarusha iri torero rya ADEPR abayoboke n'ubushobozi. Ingingo ya gatatu ikavuga ngo amashuri ya ETD yigishaga abakristo cyangwa se abanyetorero Bibiliya none barayahagaritse. Ingingo ya 4 bakavuga bati akababaro k'abashumba cyangwa se abapasiteri n'abarimu dufite ni kenshi kuko batwirukaniye kuri YouTube. Ngira ngo aho mwese muri kubyumva. Iyi ni ingingo ngira ngo mwumve cyane, nihangane aho bitari bimeze neza. Akababaro k'abashumba cyangwa se abapastori n'abarimu birukaniwe kuri YouTube. Iyo ni ingingo ya 4. Ingingo ya 5 iragira iti ADEPR yashatse kugaragariza isi ko tutize koko nta bushobozi dufite, nyamara twarize imyaka myinshi dufite n'ubumenyi buhagije. Bamwe twaragurishije imirima, abandi inka ndetse n'ibindi. Abandi dusiga imiryango yacu tujya mu renterina nk'abandi banyeshuri bose, ndetse na diplome zacu dufite handitseho diplome kandi n'umuvugizi wacu wari uriho icyo gihe yasinyeho. Iyo ni ingingo ya 6. Ingingo ya 7 twakoreye mu muhamagaro mu nyigisho twahawe yo gusiga byose tukiyegurira umurimo. Abenshi ntacyo dusanze kuko twabeshwagaho n'umurimo nyine twiyeguriye. Ni ingingo ya 6. Ingingo ya 7 agahinda k'ibyo twakorewe twirukanwa kavanze n'agahinda kaho dusize itorero n'abakristo muri rusange, ngo ibyo kuvugurura byamaze kudutera impungenge. Icya 8 naho icyo gusengera abagore ngo babe abapasiteri twasanze ari ukwica itorero ryacu burundu no kuritesha umwimereri, kuko na Gatolika ntibaragira umupadiri w'umugore ariyo yaje imbere. Ngo leta niba isaba uburinganire mu madini mu miyoborere yakabanje no kureba no kuri Gatolika, kandi bahabwa indi mirimo abo bagore kuko irahari kandi bagiye bayikora, ariko badasenya amahame y'itorero
ADPR kuko ayo mahame ariho kuva mu 1940 ari nayo arigize kugeza na bugingo n'ubu. Ingingo ya 9 bati abakristo b'itorero ryacu twabwiye leta, twaratabaje, ariko amaso yaheze mu kirere. Menya ibibera muri ADPR leta itabizi. Ngize ingingo rero ngira ngo tunyuremo gake ya bene data. Murumva ko aba bantu bafite ibintu byinshi kandi bikomeye twifuza ko abantu bamenya. Akenshi iyo turimo tukora amakuru nk'aya, abantu benshi kuri social media hari abazaho babeshya, abandi bakaza badefanda, ariko bari mu kinyoma. Bamwe bakabikora ku bw'inyungu zabo, abandi bakabikora kubwo kugira ngo barengere ibintu biraho bihishe, ariko twe tugiye kukuganiriza ukuri, hanyuma tuze no gufatikanya gusenga. Ngewe ubikuganirije ndabigusabye, kandi nuza kubona utafatikanya nanjye gutega amatwi ibyo mvuga ngo ubiha agaciro, nurangiza dufatikanya gusenga. Nukuri sinkuveba, ariko ngewe mfite ishyaka n'umwete byo gusengera. Icya mbere umurimo w'Imana, icya kabiri aba bakozi b'Imana, icya gatatu iri torero kuko ryabyaye benshi. Ntubwire nawe urimo byirengagiza ngo wibuke ko itorero urimo rishobora kuba ryarabyawe na ADPR. Ushobora kuba umushumba ugushumbye uyu munsi yarabyawe na ADPR. Rero iri torero nujya ubona satani yarigabyeho igitero, ujye ufata umwanya wawe usenge, kuko bizaguhesha umugisha. Reka nkubwire, iri torero Imana yarihaye umugisha nubwo satani arirasa. Hanyuma reka tugaruke kuri izi ngingo rero uko ari 9, tuzinyuremo tudatinze. Muhumure ntago tubarambira, kuko turifuza yuko tuganiraho gatoya ubundi tugasenga. Icya mbere bagize bati hari amashuri atemewe na leta abakozi b'Imana bizemo, ariko ADPR yo yarababwiraga ko iyemera nta kibazo, kandi ko nta handi bazajya kudepoza. Ati nta handi tuzajya kudepoza, n'ubundi tuzakora umurimo mu itorero. Aya mashuri twigeze tuyavugaho ubwashize nubwo tutigeze tuyaganiraho byimbitse. Ishuri rya mbere ryitwa IBG, Institut Biblique de Gisenyi. Abantu bahazi ku cyicaro cy'ururembo rwa Gisenyi barahazi. Ni amashuri yegeranye na Gacuba ya mbere, cyangwa se TTC, cyahoze cyitwa TTC Gacuba. Ari amashuri abapastori koko natwe turi batoya turi n'abana twajyaga tubabona bagenda bakamara igihe baragiye kwiga n'ahandi hatandukanye. Ishuri rya kabiri baryita IBEKI, Institut Biblique de Kiyovu. Iryo ni ishuri rya hano i Kigali. Irya gatatu ryitwa IBEKA, Institut Biblique de Kayenzi. Kayenzi ni hariya mu Bugesera ugiye kugera Nyamata. Aya mashuri rero uko ari atatu yari amashuri itorero ADPR ryashyizeho yo kujya yigisha abakozi b'itorero kugira ngo abakuze mu buryo bw'ubumenyi. Aya mashuri abayarangijemo nibo bagiye batanga ibyo bitekerezo. Bamwe na bamwe banatweretse diplome, nuko tutigeze dushaka kuzifotora kuko diplome ibiriho amazina y'abantu. Bati nimurebe ibi bintu byose twabigurishirije imirima, turaza kubigeraho, tugurisha inka, tugurisha, dutanga, dusiga imiryango yacu tujya kwiga. Kandi niyo twajyaga kwiga mu yandi mashuri ADPR ntiyayemeraga, yadusabaga ko twiga mu mashuri yayo. None n'ukubera iki bashatse gutesha agaciro imirimo twakoze, kandi babizi neza ko aribo badukanguriraga kujya kwiga, bakanatubwira ko ntahandi tuzadepoza. Iki kibazo ukibaze nanjye nkibaze, uraza gusanga harimo logique zikomeye, kandi uraza kumva umubabaro w'aba bakozi b'Imana. Icya kabiri bavuze bati kaminuza leta yahagaritse yitwa Fateke, nyamara ngo andi matorero yo afite kaminuza atanarusha itorero ryacu abayoboke ndetse n'ubushobozi.
nibyo koko itorero rya ADEPR n'ubukombe rifite abakristo basaga 3,000,000 ndetse rifite amatorero asaga 3,300 amaparuwase nubwo yagabanyijwe ariko kera yari 430. urumva ko ari itorero rifite imbaraga kandi nyinshi. Bati rero ntabwo iri torero ryakabaye ari itorero ribura kaminuza ku buryo umuntu wacu cyangwa umunyeshuri yagira ikibazo ngo ananirwe kwiga. Hejuru bavuze batese ubundi ntibyari byoroshye ko badushakira ibigo bibyemera aho dushobora kujya gukompleta diplome tukiga igihe gito hanyuma izo nivo tukazibona. Tese ubundi ko baduhaga diplome zanditseho AD, ubundi ko twabaga twarize byose ntibyari gushoboka ko badushakira ahantu dukura diplome ko ibigo bihari. Ariko aya mafaranga badutanzeho ko abenshi twishyuriwe na ADEPR abandi tukaba twariyishyuriye, aho twagiye twishyurirwa na ADEPR ahandi tukishyura, ari naho twagiye tugurisha imirima ahandi tukagurisha inka. Aya mashuri twize yakagombye gupfa ubusa gutya nta kintu na kimwe tuyabyajemo umusaruro, none twaba dutashye gutya. Aha rero ku cya kabiri dusobanurire n'abantu, ubundi parrainage ya kaminuza iremewe. Parrainage ya kaminuza iremewe. Kuba kaminuza yaba idafite ibyangombwa ntibiyibuza ko yahabwa parrainage n'indi kaminuza ifite ibyangombwa. Aho rero tubonereho gukura abantu mu rujijo. Abantu bajya bavuga ngo FATEC yarahagaritswe ngo byari byarangiye ngo ADEPR nta kindi yari gukora. ADEPR yashoboraga kugira icyo ikora kuko ifite amashuri, ifite ibyumba, ifite amabloke, ifite abantu bize bari mu ngeri zitandukanye ku buryo guhagararira itorero ishuri no kurifungura no kuba ryakurikiranwa nk'ishema ry'itorero ntago byari kunanirana. Aha rero bati rwose twe tubona badushyize ku ruhande nkana babishaka, ariko uburyo bwo kugira ngo tugumemo tuyobore kandi bwarashobokaga kuko twarize dufite ubumenyi. Icyo tutari dufite ni diplome zemewe na leta, ariko twebwe icyo mwita diplome turagifite, ahubwo diplome yemewe na leta niyo tutagira. Atari kubundi iri torero ritwohereza kwiga ryaduhaye amadiplome. Ibyo rero barabivuga bakanabigaragaza, bamwe bahereye muri ETD bakakwereka amasertifika ya ETD, bakakwereka hasinyweho na DEV cyangwa se Vido Reglise ushinzwe ubuzima bw'itorero, bakakwereka n'ibindi byose, ukabona ko abo bantu hari ikibazo. Ibyo rero bisobanuye ngo ibyo barekarama ni ukuri kandi kumvikana, ahubwo itorero riri bubigenze gute. Icya gatatu kiravuga ngo amashuri ya ETD yigishaga abakristo Bibiliya none barahagaritse. Atese niba koko kwiga ETD byarafashaga abakristo muri rusange, niba abize ETD bahagarikwa mu nshingano, bisobanuye ko bahagarika n'amashuri kandi hari abakristo, hari abaririmbyi, hari abadiakoni n'abandi bantu bayajyagamo bakiga bakajijuka bakagira ubumenyi muri Bibiliya. Ese ayo mashuri ntiyakomeza, cyane ko n'ubundi abanyeshuri bakomeza kwiga kandi banatangaga minerivare. Aho icyo nacyo ni ikibazo abantu cyangwa se abo bakozi b'Imana n'abo bakristo barimo bibaza. Cyakane bati kandi akababaro kacu, akababaro k'abashumba n'abarimu, bati dufite akababaro gakomeye kuko batwirukaniye kuri YouTube. Umwe yagize ati ngeweho nabonye umuntu wo muri Canada ari we umpa ibaruwa cyangwa se urutonde rw'abantu bazirukanwa. Ati nibona nohererejwe urutonde n'amazina n'ibyo nize. Ati yewe ADEPR yatwirukaniye kuri YouTube, nta kwitakoze ngo itwanike. Ngingo ya gatanu ati ADEPR yashatse kugaragariza isi yose ko abo bantu koko nta bushobozi bari bafite, nyamara barize imyaka myinshi, bafite n'ubumenyi buhagije. Bamwe baragurishije imirima, abandi bagurisha inka, abandi amatungo magufiya n'ibindi. Abandi bati twasize imiryango tujya muri interina nk'abandi banyeshuri bose, ndetse na diplome zacu
turazifite kandi zanditseho diporome nyine nk'uko mubizi. Bati kandi ibyo biragaragazwa ko n'umuvugizi yabyemeraga kuko umuvugizi wari icyo gihe yazisinyeho. Aha rero bakavuga bati bakagombye guha agaciro kuko niba ibyo batubwiye atari ukuri byaba byari baringa, baba baragiraga ngo batwibishe n'amafaranga yacu, bati natwe tuzabarega batwishyure amafaranga yacu. Ibi rero itorero rikwiye kubyitaho rikamenya aba bantu ni ikibazo kihe bafite, cyane ko baragaragaza n'izo diporome n'ayo masertifika, bakavuga bati niba bari bazi ko bitazemerwa nta n'ubundi buryo bashaka, kuki bataturetse ngo twige mu mashuri ayabugenewe yemewe na leta kugira ngo tubashe guhabwa ibyangombwa byuzuye ariko ntibatwirukane nk'abatarigeze bakora. Cya gatandatu bati twakoreye umurimo ku nyigisho twahawe inyigisho yo gusiga byose tukiyegurira umurimo. Abenshi muri twe nta n'icyo dusanze, bati nta n'icyo abenshi muri twe ntacyo dusanze kuko twabeshwagaho n'umurimo nyine twiyeguriye. None rero badusezereye kandi twari tuzi ko uwo murimo tuzakora igihe cyose ukaba ariho uzatubeshaho, ariko ubu tuvugana duhawe amabaruwa adusezerera kandi nta n'ibindi bintu twigize dukora, nta bindi twize gukora, twarabaye mu murimo w'Imana, twarabaye mu itorero kandi mu by'ukuri nta handi twigeze twitoza gukora usibye kuba muri uwo murimo twahamagariwe. Cya karindwi baterega si n'icyo gusa, ati agahinda k'ibyo twakorewe batwirukana kavanze n'agahinda k'aho dusize itorero n'abakristo muri rusange kuko twafitiye impungenge, turabona aho ryerekera atari heza, tukababazwa n'imibyizi n'imvune zatuvunnye, haba ari ukugura ibibanza, haba ari ukuzamuka imisozi tumanuka iyindi tuvuna, haba ari ukubaka amatorero, haba ari ubwitange, haba ari ukuvuna, haba ari mu mibatizo, haba izi mvune ziradushengura, dufite agahinda kuko tubona byerekera ntacyo bibwiye abagaragara ko bariyoboye. Bagize kandi bati naho icyo gusengera abagore nacyo twasanze ari ukwica itorero ryacu burundu no kuritesha umwimerere waryo, kuko na Gatulika ntiragira umugore w'umupadiri kandi ariyo yaje mbere. None se niba leta isaba ko amadini n'amatorero bakora uburinganire, iyibanze ikabwira Gatolika nayo igasengera igitsina gore kuba abapadiri, atariko ntibabivuge nkaho bivuzwe iwacu, kuko n'ubundi abagore barahari, baba mu nshingano zitandukanye, ni abakontabure, bakora mu bigo bitandukanye, bakora mu zindi nzego, ni ba mwarimu, atariko iryo ni umurongo itorero ryari ryarashyizeho w'uko abagabo aribo bakwiye kuba abapasitoro, atariko abagore nabo barahari, ntibahejwe kuko bafite ibindi bintu bakora mu itorero. Gati rero tubona twebwe bahawe indi mirimo kandi ko ihari ari byo byaba byiza aho gusenya amahame y'itorero ADPR yo kuva mu 1940 ari nayo iri torero rikigenderaho na bugingo n'ubu. Bati nubwo havugurwa ibindi ariko hari amahame shingiro adakwiye kunyurwa ku ruhande cyangwa ngo yirengagizwe. Ahangaha rero wakwibaza ngo umugani ese ubundi mu by'ukuri iri torero ibi bintu byose abanyetorero barabyemeye? No kubisengera tugasengera n'aba bakristo, urumva ko ahantu bari ntabwo horoshye. Aba bakristo bati kandi ibyacu twabibwiye leta, twabibwiye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, tubibwira RGB, ati yewe twatabaje na perezida wa repubulika, atariko amaso yeze mu kirere umenya ibibera muri ADPR leta itabizi. Aha rero icyo twavuga ni kimwe, nuko bavuze bati turakomeza gutabaza perezida wa repubulika nk'umubyeyi wacu ngo adutabare, kuko ibiri kubi wacu bigaragara ko ari ukwirengagiza no kuduhombya no kudusubiza inyuma mu byo twakoze imyaka yose kandi twaravunikiye itorero.
nshuti yanjye mwene data wowe unkurikiye, nagira nkubwire ngo ni umwanya wawe nanjye wo gutekereza icyakorwa. Ndagira ngo mbere yuko tuza gusoza dusengana ngusabe gukora subscribe kandi iyi nkuru uyirayikinge ariko uyisharinge n'abandi, ariko dufatikanye no gusenga. Nkundira dusengane rero. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye kubw'itorero ADEPR, turagushimiye kubw'aba bashumba, tubasabira ngo ubakomeze ubiteho kandi ububake. Turasenze kandi kugira ngo ukomeze kubaka umurimo wawe, ubarinde kuba mu rungabangabo, barinde ubwami bw'umwijima n'ibitavuga Imana. Duciye ingoyi, dusengeye itorero, dusengeye abakozi bawe, dusengeye abakristo n'abadiyakoni.